turabashimiye inshuti bakunzi mudahema guhora mudukurikiye. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru agiye atandukanye ndetse n'ahantu mu duce tumwe na tumwe tugenda dusuramo abantu baho kugira ngo tumenye ese bakora bate, ese ibijyanye na bizinesi babyumva bate, ese ku bijyanye no gukora umurimo ndetse no kwiteza imbere ubyumva gute. Njye rero mwari kumwe nanjye Aimable, tukaba twabateguriye gusura umwe mu bantu batuye mu karere ka Kamonyi, akaba yitwa Icyaremwe. Icyaremwe rero twakunze kugenda tumubona ku masosho media agiye atandukanye. Uyu munsi rero tugiye kumutungura kuko ntago abizi yuko tuje kumusura. Hano muri kubona ni ahantu akorera. Ubu rero tumugezeho, mutuze gatoya tubanze tumenye ngo amakuru ki ya Cyaremwe ku Ruyenzi. Tutaratindaho gatoya, murabona ko ameze nk'umuntu uri gukora amasuku, ndetse ni nabyo arimo deja, arimo arasukura muri bizinesi yiwe. Reka tumwegereho gatoya tumubaze. Yewe Cyaremwe mwana nunza kamera biti. Muraho neza? Muraho. Meze mute? Meze neza. Kugutunga kamera rero wihangane, ni umunyamakuru ukorera Icyaremwe TV. Twagusuye rero mu buryo butunguranye, uratwihanganira, ariko twagira ngo tukubaze ibibazo nimba nta kibazo tutakurogoye. Ntabwo biri butinde, n'ibibazo bike cyane. Yego. Biremewe? Nta kibazo. Ese Cyaremwe, turi mu rugendo rwo kugenda tunyura mu duce tugiye dutandukanye tw'abantu bagenda biteza imbere. Twaje kukubona rero, tubona ku masosho media yawe Icyaremwe Ruyenzi, tugenda tubona uburyo ki ugenda wamamaza ibikorwa byawe ndetse ugenda ukora imirimo igiye itandukanye y'ubucuruzi. Ese Cyaremwe, ushobora kuba wadusobanura wenda aha ukorera, uburyo ukoramo ndetse n'akazi ukora wenda bitandukanye n'ibyo kamera iri kubona? Ibintu dukorera hano, dukora ibijyanye n'ubucuruzi nyine bw'ibinyobwa n'ibiribwa. Ikintu cyo kurya wahasanga ni akabenzi, inkoko, urukwavu, burusheti. Ariko nyine ikintu kizwi cyane hano ku Cyaremwe ni akabenzi nyine n'uburyo kaba gatunganyijemo cyane niko ngerageza gutunganya, nkabona niko gakurura abantu cyane kurenza ibindi byose. Nagashaka nyine turakagukorera nta kibazo. Muri ino minsi nanabafite promosiyo ku bijyanye n'ibinyobwa, haba ibya Bralirwa n'ibya Skol. Ibiciro biri hasi hano ku Cyaremwe. Mba nabimanuye rwose kugira ngo mfate neza abakiriya banjye. Ese Icyaremwe, ntabwo none byaba ari bya bindi bavuga ngo ni amakuru bari gutanga, ariko wakwigera kuri tele ugasanga amakuru bavuga atandukanye n'ibyo babona? Uri kuvuga ngo akabenzi kawe cyangwa se zimwe muri serivisi zawe zishobora kuba zifite ibiciro biri hasi pari raporo y'ahandi hantu. Ese ibyo bintu byaba ari ukuri ku buryo buri muntu wese ushobora kuza hano ashobora kuza agasanga koko igiciro cyawe gitandukanye n'icy'abandi? Cyane rwose. Ubwo bivuze ngo uri muri ba bantu bashobora kuba bacuruza ariko ibicuruzwa byabo bakagerageza gufataho make kuruta uko bakunguka mu bantu? Cyane. None se ikintu ushobora kwizeza wenda nk'abafana bawe twagukurikiye kenshi, twagiye tubona ku masosho media ugenda ushyiraho utuvidewo twawe ugerageza kugaragaza imishinga y'ibyo ukora, ni iki waha mu bakiriya bawe cyangwa se mu ba social media bakomeza kugenda bagukurikira? Ikintu ushobora kuba wababwira n'inama ushobora kubaha yaba ari nk'iyihe? Icya mbere cyo nabanza kuvuga ni ugushimira abantu banjye, haba bazi nyine Icyaremwe ku Ruyenzi, niryo zina rizwi cyane, haba kuri YouTube, WhatsApp, TikTok, Facebook, ni Icyaremwe ku Ruyenzi. Ndashimira benshi cyane bagenda bampamagara, nkabona barambwira ati Icyaremwe wabukorera hehe, nkababwira ati nkorera ku Ruyenzi mu isantere. Nkabona nyine baraje, ndabakiriye, bashimye ibyo mbahaye n'ibyo mbakoreye rwose serivisi, bakavuga ati tuzagaruka. Nababwira ati rwose mwarakoze. Nkashimira nabo tuba dukomeje kubana nyine muri ibi bihe, muri izi ntangiriro z'umwaka.
barabizi nyine tubana neza mu buzima busanzwe. Wageze kwa Cyaremwe iteka ubona ko agaruka kabisa. Cyaremwe nigeze kubona akavideo gatrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga kavuga yuko hari ibiciro washyizeho cyangwa se hari promosiyo washyizeho ibijyanye n'ibyo kurya. Ese uyu munsi akabenzi gahagaze gute mu gikoni wawe ubu ku mafaranga yaho uburyo buri muntu wese ushobora gusohokana n'umuryango akaza kwishimana nawe? Ni ikihe giciro ushobora kutubwira buri muntu wese cyatuma aza kukureba ku bwa promosiyo washyizeho? Ku bwa promosiyo akabenzi ikiro ni 6,000 ariko kikazana kiriho ibitoki cyangwa ikirayi biterwa n'ibyo ukunda. Gitunganyije neza, harimo salade, biki byose bigendanwa. 6,000? Yego, 6,000 byonyine. Murumva rero nshuti bakunzi mukurikiye Icyaremwe ku Ruyenzi, murumva aduhishiye byinshi. Ibyo ni bike yabanje kutubwira, ariko urumva ikiro cy'akabenzi nimba gihagaze 6,000, ndetse ndikumva ngereranyije n'ahandi ndumva yagabanyije amafaranga menshi cyane ari raporo y'ahandi dusanzwe tukazi. Icyaremwe rero ku bijyanye n'ibinyobwa byo bihagaze gute? Ibinyobwa byo haba ibya Skol, Bralirwa, nabyo ibiciro ntabwo biri hejuru, biri hasi ugereranyije ku biciro nyine bisanzwe bizwi. Iyo hageze kwa Cyaremwe usanga harimo n'itandukaniro. Cyaremwe, iyi video yawe rero iraza kuba yagera ahantu kure, cyangwa se igomba kubonwa n'abafana bawe ndetse n'impande z'igihugu ndetse n'inyuma y'igihugu, ubwo ndi kuvuga hanze y'igihugu. None nka kampani ukorana nazo zijyanye no kuguhereza ibicuruzwa byawe, ni iki wazibwira, cyangwa se mu gihe nabo bakubitanye n'iyi video bazamenye ko Cyaremwe ari umwe mu bafatanyabikorwa bayo cyangwa se bamwe mu bakiriya bayo? Muri kampani mukorana nari numvishemo iyitwa Skol, nibyo? Numvamo n'iyitwa Bralirwa, niyumvamo n'iyitwa Ingufu Gin Limited. Ese izi kampani zombi numva ari 3, ubwo hashobora kuba harimo n'izindi wenda ushobora kuba watubwira, ariko nk'izi 3 tubwiyemo, ni iki wazibwira, cyangwa se ni iki wazisaba mu gihe bibaye ngombwa ko ubona umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo ugaragaze ibikorwa byawe ndetse na product zabo zamamaze? Izo kampani 3 uko zivuze zombi, ikintu nazivugaho cya mbere ni ukuzishimira. Nizo akenshi zanteye kuba nakora ino business, kubera kubakunda uburyo nyine bakora ibintu byabo. Nanjye numvise nabo mufatanyabikorwa, nkaba nacuruza nyine ibikorwa byabo. Reka mbashimire, nahera kuri Bralirwa. Natangiye mbakunda bitewe n'ukuntu nyine bakora ibintu byabo, babyamamaza, babigaragariza abantu babo. Noneho Skol nabo ni urundi rwego bitewe n'ukuntu mbibona. n'Ingufu Gin Limited. Ndabashimira, izo ni kampani 3 zose ubona ko zifite imbaraga nyinshi mu gukora ibintu byinshi bitandukanye, kandi ubona ko baharanira iterambere ry'igihugu. Bifuriza abanyarwanda bose kuba bakwikorera bakiteza imbere. Niyo mpamvu natwe nyine nanjye nihereho nabashimira, cyangwa buri munyarwanda wese aherereye yaba abasha gukora ibikorwa nk'ibyanjye, mujye munyuzamo munashimire abaduhereza ibi bintu dukora ducuruza. Ngiye ku bwanjye ndabashimira. Icyaremwe, ikigaragara cyo ntago ukuze cyane, akosire n'umwana cyane, mbese uri mu rungano. Ese niki wahereza urugero cyangwa se inama wagira urungano nkawe bari gusohoka basoza amashuri bavuga ngo imirimo yarabuze, ngo ibintu byose dukora ngo dusanga abandi barabikoze? Ni nk'iyihe nama wabagira nk'umuntu ubashije kwiteza imbere kugera ubwo ufite nabonye ufite stock y'amakazi agera muri 400 800 gutyo, sibyo? Ndetse wagerageje no kumbwira uburyo ki Bralirwa ndetse na Skol zo zikurangurira, bo baza kukurangurira, ntabwo ujya kurangura ku madeko.
zo zirakumenera. Ubaha komande y'ibyo ushaka bakabikuzanira. Yego, ni nk'iyo nama wahawe urubyiruko ruri kwanga gukora muri iyi minsi, ruvuga ngo akazi karabuze, ngo nta kintu cyo gukora gihari, nk'inama wabagira ni iyihe? Inama nagira urubyiruko bagenzi banjye, ikintu cyose mu buzima bwa none cyangwa bw'ino si naje gusanga cya mbere ni ugutinyuka. Gutinyuka ugakora ikintu cyose gishoboka, utagiye kuvuga ngo uyu muntu aramvuga gute, uyu muntu aramfata gute. Hari ibintu bigusaba byinshi kwirengagiza kugira ngo ugire icyo ukora kandi ube wagira n'icyo ugeraho. Hari byinshi ushobora kunyuramo ukabona ko biguca intege, ariko icya mbere cyo ni ukwihangana. Utabashije kwihangana nta kintu na kimwe wakora pe. Wacika intege ugitera iyo ntambwe ya mbere ugahita usubira inyuma. Ariko mu buzima isi n'isi, ntabwo wabura hari ibyiza hari n'ibibi, ni ibintu byose dusanga muri ino si. Ariko intambwe ya mbere guharanira aho ujya, ukumva ko icyizere imbaraga zose ari wowe. Ntujye gutangira akazi cyangwa utangire bizinesi wumva ko ugiye gushaka amafaranga, ahubwo wowe banza wiyumvemo kuri amafaranga. Wowe banza witekereze wiyumvemo kuri amafaranga cyangwa uri iterambere, wowe uri buri kimwe. Ibindi uzakora nabyo bizaza bikubera ibisubizo, nta gucika intege. Nicyo nagira inama mu rubyiruko rw'ubu, ajya gukora bizinesi yiyumva ko mu mwaka umwe aza kuba yageze ku cyo ashaka. Ariko icyo ushaka wowe nakubwira ko ari wowe ubwawe. Wowe niba uri aho ufite imbaraga, yiyumvemo kuri ubushobozi bwatuma wakora buri kimwe cyangwa ukagera kuri buri kimwe. Okay, urakoze cyane Icyaremwe ku Ruyenzi. Noneho turasaba ngo kubagukurikiye ndetse nawe n'uwifuza kuba yamenya andi makuru arenze kuri ari kubona, ndumva wababwira nimero zawe za telefone ku buryo niba umuntu akeneye naho ko umuhereza bimwe muri product zawe, ndumva ari nimero za telefone ufite ushobora kuba wabahereza, ndetse ugerageze nawe wongere ubasubiremo no ku social media yawe yose ukoresha, ubasubiriremo amazina ukoresha kugira ngo n'umuntu ugukurikiye wese azamenye ngo Cyaremwe namubona gutya, cyangwa se nanagerageza guhura nawe bigeze muri ubu buryo. Deja hari n'abifuza kuba banagutera inkunga ariko bakabikora mu buryo bwo kwamamariza ibikorwa byawe. Ushobora kuba bagukorera izo subscribe, bakora share, bakora comments, ibyo byose bikaba byatuma waguka ndetse ugakomeza kugira inama urubyiruko, ndetse ubu butumwa utanze bukagera kuri benshi, ndetse n'abari basinzire bakaba babasha gukanguka. Twagira ngo rero utubwire nimero ukoresha kuri WhatsApp ndetse n'iyo ukoresha mu buzima busanzwe, nimba ari nka zimwe nabwo uradusobanurira, ndetse utubwire n'ayo social media. Nimero nkoresha ya telefone ni 0788 21 3 44 20. Ngero isubiremo 0788 21 3 44 20. Okay. Kuri WhatsApp ni nayo nimero wahasanga. Okay. Ni nayo nimero wabona kuri WhatsApp. Kuri YouTube ho ni Icyaremwe ku Ruyenzi, TikTok ni Icyaremwe ku Ruyenzi, Facebook ho ni Ishimwe Eric. Ishimwe Eric, Ishimwe Eric kuri Facebook. Ubwo TikTok Icyaremwe Ruyenzi, YouTube Icyaremwe Ruyenzi, Facebook Ishimwe Eric. Eric, urakoze kubana natwe kandi mwanya duhaye. Ndabizi ko hari benshi ugiye gufasha, ndetse ku nama yawe bagiriye hari benshi bari buze guhinduka, cyangwa se hari benshi bari bumve ijambo ryawe rikabafata umutima ndetse rikabafungura amaso. Urakoze cyane, nakagaruka. Murakoze kandi turagushimiye cyane Icyaremwe. Komeza business yawe, ntucike intege. Namwe murakoze.